Bakunzi ba radiyo Imanzi mwiriweho, tugeze mu kanya keza tubagezaho ikinamico inzira ikwiye. Muri iyi si abantu benshi bagenda bayobagurika rimwe na rimwe ntibagere aho berekezaga kubera kutagira uwabayobora inzira ikwiye yo kunyuramo. Kurikira ikinamico inzira ikwiye kuri radiyo Imanzi maze ubashe kubona inzira. Ikinamico inzira ikwiye muyigezwaho n'itorero riba rifutse, inyura kuri radiyo Imanzi buri wa gatanu saa 2. Nimukurikire ikinamico. Ariko urabona ukuntu hano harimo urwirimari. Rurimo rwinshi cyane, ariko nuko tumaze iminsi tutahinga twazirika ihene gusa. Urabona ko hanakomeye. Ariko buriya ziriya hene ntabwo ubona ko twenda kuzigeraho, zimuruzi zirike hariya hari umuhati hafi n'urubiri rwa Yohana. None urabona nziziritse hafi n'urubibi rwa Yohana zitakona imigozi ye, ahubwo reka nzigize hariya haruguru. Ngo iki? Ariko sinkavuga ngo mvuguruse wa mugore we. Dore ko iyo mushaka kugera abagabo inganzwa ari uko bitangira. Gira vuba zizirikaho nakubwiye. Mubona ko ariho hari ubwatsi. Aha, reka nzijyane yoda nikundira amahoro. Ariko sino kubeshya, ndumva mfite inyota. Sigara uhinga nanjye nyarukiye hirya hano ku isantre nsogongera gacupa. Ndumva ndamukanye gwagasi inyota. Ariko seruvu unsize mu murima koko iki gihe saa 3. Ahubwo isuka nindamuka ninze uyinhanire mari. Nakoreka nyitahane mbanze nje koga buburimiro batazavaho banyota ngo ngira umwanda kandi mfite abana bize. Nubwo ntacyo bize. Maye se abagira iyo bajya baragenda. Usiga unkiriye twatwumbati hanze. Dore ndabona akazuba kavuye wenda ejo cyangwa ejo bundi nazirira agatsima. Rekura yanika nutaha. Ntabwo ngiye ibyo ngibyo nakerwa mbijyamo. Reka nje kujaganyura inzu yose mpigaho Mariya ajya bika amafaranga. Ndebe ko nabonamo yo kunywera. Singiye kwishwa n'inyota. Ariko se manu bungeyo, ariko reka ngende numva icyo ambwira. Buriya boss maze kumumenya kuba ari indaheheta byo ndabibona, ariko nanjye sindi icyohe ntacyo arankoraho. Cyambere singa inzoga ngaransindisha, kandi nanze kujyayo ashobora kunyiyenza akanyirukana. Reka nyaruke ngeyo ndebe niba ari icyo arantwara. Uriya mukobwa ndabizi ntanywa inzoga kandi rwose ari amabuno ye ntarataranshumuza pe. Naba ndikigwara uyu munsi ndaye ntaparitse imodoka yanjye muri ya parikingi ngo ikinamba cye kimeneho amazi kiyoze neza pe. Ahubwo se ndabigenza ntera areka ngene nsaho uriya muserivere kunkorera umuti aze kuzana akaji yakavangiye. Ahubwo se ndabona hageze reka serivere mu SMS yuko aza kubigenza kugira ngo mucyo atabimenye. Mwiriwe boss, nari mbitabye nanze kubasuzugura ariko rwose burije. Mumbwire vuba ntahe. Wiwe neza mukobwa uryoshye kurusha ubuki. Uramukise sheri. Ngo sheri, ariko wabaye uti? Nizere ko wari uri kwikinira. Wagutaka kuri se yabakina di, ariko ujya ufata akanyu kareba ayo mabuna ngana arya n'amabera ahagaze aryo di. Uri mwiza pe, hahirwa umuntu ukora kuri ayo mabuna iteka. Winkora wose nyine, mbwira niba ari byo warumpamagariye nigendere. Aha, sarida, nuko ubwiza bugutatse mba mbona bwandenze bukambugisha, ahubwo akira agatebe wicare. Urakoze cyane, ariko rwose sinkunda bino byawe byo kunkorakora pe. Ndakuba, ariko nibisubira ukongera kunkora ku mabuno cyangwa ku mabere, nukuri nzakubahuka. Mura ntabwo nongera, ahubwo se bakuzanira iki? Njya kandi mo nsoma ni kave cyangwa bazana ikirahure tugasangire. Ngenda nywa fanta ya orange, sinyanywa ibisindisha. Okay, reka mbabwire bayizane. Ndahita ngotomera kamwe ahita mbwira ibyo ambwira mite niciraho. Dore ijoro ryageze pe saa 3. Ngiyi fanta yawe bayizanye. Iyi nayo biri kumwe ni fanta nziza cyane, iyo yivanze n'ingiyi ntago ujya wumva ugaye mu nda. Ngaho niba kuvangire. Hego komana. Iyi ni fanta yanditseho V&A se cyangwa nimwe niyo V wambwira guri kumwe. Izo ni fanta barakore babasira mu binywera, ahubwo vanga usome wumve. Reka mvange ni orange niba nayo ari fanta numve. Ni fanta soma ngaho soma ongera ucurure. Iraryoshye pe, abakire banywe biryoshye. Nubwa mbere nyinyoye. Dore ahubwo ni nkoko nakirishije hiraje. Shiraho ngaho sha. Mucyo. Bon appétit rero. Murakoze cyane mana we, mbega ibinyama biryoshye. Erega nakubwiye ko wemeye kumbera umwana mwiza ntacyo wamburana. Singaho, mpaguruke ngende sibone ko ntazanywe n'izi nyama. Ahubwo mbwira icyo warumpamagariye. Nanze kugusuzugura naho ubundi sinjya ngenda bwije.
mwiriwe abahano. Wiriwe Mari, ese ko mbona utarwiyambitse wabaye? Reka mawo, reka Ruvusha arampemukiye. Nari naragiye mbika udufaranga, nagurisha ibijumba nkahaha udusigaye nkatubika, nagurisha uduvoka nkakora ntyo. Utwo dufaranga rero nagize nkajya ntuzirika ku mweko nkadushyira munsi y'ibyenda dushyira ku musego, ngira ngo ntawamenya wendeje umuntu yagira ikibazo akatwikenuza. Dore n'uriya muhungu wacu wiga sogonderi hari igihe ampamagara ati mama ndashaka udufaranga. Rero nahinguye ngiye kuyareba ngo nkureho make nkuzanire intwererano kubona uko wakira umugabo wawe uvuye muri gereza, nsanga Ruvusha dutwaye kera. Ariko se Mari, uracyabika amafaranga ahantu nkaho koko? Ubu se basi ushaka imwe muri za banki ukajya uyibitsa? Ayo mabanki se nakwizera ko yansubiza amafaranga yanjye uko nayabahaye? Maho, sinumvishe ngo bagenda bakatakata, uretse ko yari na makeya cyane rwose. Mbese abafite umutekano usesuye niyo yaba 1000 barayakubikira ukizigamira, iminsi mibi yazaza nigutungure ngo usekerwe. Ibyo uzaba bitsobanurira ameze neza Maho. Ubu sintuje. Hanyuma se Maho, umugabo wawe geza guhamagara akubwira ko yasohotse gereza? Mari, uziko yamamagaye akambwira ngo uraho umugore wanjye nkunda kandi nkumbuye, ijambo yaherukaga kumbwira kera cyane tutarabana. Uziko yaba yarahindutse cyane we, gusa biriya bigo ngororamuco inshuro nyinshi ubigiye amavamo yarahindutse. Yewe, reka mbe ngiye mu rugo, witeguye umushyitsi nanjye reka njye guteka, naha nimugoroba tuje kugufasha kumwakira. Mana we, ndikuzongera ibintu biri kumbohora mama yiwe. Tuza mukobwa mwiza, wasanga ari utamenyerera urusaku rwo mu kabari, ariko uzagenda ubimenyera gake gake. Ndakwiyamye nunesha umutwe ngewe. Mana we, wambeshye wanywesheje inzoga. Mana we, ahubwo ngwino umwari mwiza wuje ubwiza nkujyane kuruhukira iwanjye Dina. Rekura se nyine ushobora kuba uzi ko nasenze ngewe umukobwa wa Ruvusha ngewe mvaho ndewe. Ibyo wigira byose turatahana ye. Aho wibeshye, reka nkwereka mbere kaga ngewe, reka niruke noneho. Urambonera iriya mbwakazira ngo irantangisha amafaranga agana gutya n'iyi fagitire niri gutya ikagenda nta kintu nyikuyeho, wagira ngo ikorana n'amadayimoni yakutsinda. Hod, injira. mwaramutse? Niyo waramutse wa mujinga we uzi kwivanga mu bitakureba. Niko sha, reka nkubaze, ari nge nawe ninde ukoresha undi? Ni mwebwe boss. Niko wambwawe, wansobanura ukuntu nazanye abana banjye ngo bankorere akazi ukabahurudukana bajyana mu mashuri nkaho babaga mu muhanda batazi ko amashuri abaho? Boss, nukuri munyihanganire pe, kuko nafashe umwanzuro ntababwiye, kuko natekerezaga ko mutabyemera, gusa nza agaciro ko kwiga ku buryo nta kwihanganira kubona umwana w'igihugu wataye ishuri. Wenda mwe ntimwabyumva, ariko iyo umwana yataye ishuri aba ari igihombo ku gihugu cyose boss. Ibaze ko bariya abana bashobora kuvamo ba meya, ba gitifu, bakavamo ba dogiteri, bagakora ubucuruzi n'izindi business nkamwe. None se babaye bafite ubujiji batarize, urumva bapfa kubigeraho boss? None ko ngiye kukwirukana kubera uko kwigira ndigabo kwawe? Oya boss, nukuri munyihanganire, nukuri nsabye imbabazi pe. Nubwo nakoze ikosa nitaryiza, ariko rwose aka kazi niko kantunze. Nukuri munyirukanye sinzi uko nabaho, ndabinginze ni mumbabarira. Nakubabarira nagira uriya mukobwa secretary wanjye ujya wirebesha icyoroshye, we nzamukwiciraho pe. Ujye umureka akora akazi niko kamuzanye. Mpereza iyo phone yawe hano kandi ukuremo password nkwereke. Boss, phone ngiyi pe, ngiyi rwose nimuyakire nta na password irimo. Reka nsibe nimero ye muri telefone yawe, nzibeshye nongere nyisangemo. Boss, ntago kuzisiba ari wa muti w'ikibazo rwose, kuko nta nubwo mfitanye gahunda nawe. Utiki wa mushenzi. Yibaba data we, boss, nukuri mabarira wikongera kunkubita inshi noneho, nukuri wikongera kunkubita sinzongera. Gaho nsokera mu biro kandi ugire bikureba.
ariko mana ubu koko ni impamvu yatumye nza muri uyu mujyi mbure data mbure na databuja ubu se basi kuki nigumiye mu kazi kanjye ko gukubura mu muhanda urambonera kiriya kigabo ngo kiransindisha nabizi ariko nshimye Imana ko ntacyo yankozeho mana ushimwe ni wowe wantabaye ntahora ko ndi kunywa inzoga ntarasinda cyane isimbi se kamamagaye ni amahorora alo uraho sheri umeze ute mu mujyi se sha ndaho bya kinyarwanda gusa ndabona ko ba mu mujyi binaniye pe gute se wa sha sinakubeshya kuko ndakwizera bosi ndi gukorera ari kungerageza ari kunsaba ko turyamana sha ariko naramuhakaniye reka da ibaze ko aherutse no kumvangira ibisindisha muri fanta sha nkayinywa nkasinda ariko naramucitse nta kibaye Imana yarantabaye yesu we reka nkubwire mucyo ubushishozi n'ubwitonzi nkuziho bukomereho Imana ntizatinda kugusubiza ahubwo nari nkwamagaye ngo nkubwire ko nkuhaye email muri SMS woherezeho za dokima turebe ko bagufata wenda wazabona gucika icyo kigabo wow ntiwumva ahubwo reka mpite mbikora hamwe no gusenga bizacamo pe yego bikore kano kanya urakoze cyane inshuti bye igihe ntatsinzi nabona Hodi. Karibu. Ese mucyo kutaje mu kazi ni amahoro? Ni amahoro mate. Nkubwiye ibyambaye hejo nawe agahinda kakwegeka shamate. Nkubwiye ibyambaye agahinda kakwegeka we. Ye habaye iki mucyo? Tuza umbwire sha. Ni ukuri mbwira mpise ngira ubwoba. Shamate. Umbabarire k'inshuro nyinshi ngutura amarira n'ibibazo pe. Mama nawe arangore wowe wambereye umubyeyi Mana we nyine nimugoroba bosi yamamagaye ngo musanga ahantu ngo nintaza ndabamuhombye ngira ngo n'ibindi ndakumbwira mate hanyuma se kumusanga ahantu nicyo kibazo nyine namusanze mu kabari arangije amafanta ivanze n'inzoga shamate aransindisha maze aragusambanya se yagusunishira nagusambanya oya ibyo ntibyabaye kuko nahise nsohoka mfata moto shamate ndiruka ariko ibyo yashakaga kumbwira nyine nawe urabyumva yambwiraga ngo tujyane mu rugo atangira kunkorakora ku shamate tuza muvandi tuza humura kandi ibintu byose bibaho ngo byigisha umuntu gusa kiriya kigabo rwose ni ukuri ntabwo nzi uwakiduteje ahubwo ndabona fone yawe irimo gusona we akira itaba guko ni cya kigabo mate niho uguhamagaye reka nyitabe numve alo mucyo kutaje mu kazi uzagaruka cyangwa ntabwo uzagaruka Mana we uyu mwari mucyo arasubiza iki shebuja wamubujije amahwemo ashaka kumuhohotera ruvusha se kakabije ubusinzi kugeza n'aho asahura urugo rwe ntimugacikwe n'ikinamico inzira ikwiye y'ubutaha tubibutse ko ikinamico inzira ikwiye wayikurikira kuri channel yacu ya YouTube Ubuhangange TV nimugire ijoro ryiza